Amen. Yesu ashimwe inshuti za Farm Gospel. Nizere ko muri amahoro nanjye ndamahoro. Nkuko bisanzwe n'uwo bitameze neza, tuzi ko Umwami Imana amubikiye ineza kuko Satani yakurwanya uyu munsi, ariko ejo uramunesha. Imana iragufasha, iragushoboza, nawe urava muri ubwo buzima waba urimo ibitameze neza bimere neza. Imana ikugire neza. Uyu munsi rero turagarutse kuri Farm Gospel kugira ngo twajye tuganira ijambo ry'Imana. Nkuko mubizi nta kindi kintu kinyuzwa ahangaha usibye kumva ijambo ry'Imana, kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ibamugisha rero mwebwe mubana natwe. Ndashimira abantu muri Faith Act Ministries mukomeje gukora umurimo mwiza wo kugenda mwegeranya amafaranga kugira ngo dufashe babakene nkuko twabivuganye. Ariko nundi wese waba wifuza ko afatanya natwe, twebwe turi Faith Act Ministries, cyase mu Kinyarwanda turi abantu bagira kwizera, ariko kugomba kugira ibikorwa bijyana nuko kwizera. Muri ibyo bikorwa bijyana no kwizera twakoze, murabizi ko tugira gufasha abana bari ku ishuri, tugira ibyo kwirira abantu mituwele, ariko ngubu stage tugezeho turashaka kuremera imiryango nibura 10, tukagira abantu bafite ubukene bukabije tukabaha capital cyangwa se seed capital, tukareba ko bajyana bikintu bakora bakaba bakwiteza imbere bagateza n'imbere imiryango yabo. Muri bike tubona, muri bike dufite mu isi, dushobora kubisangira, twabisangira nandi nabakanezerwa. Nta kintu kiza nko kubona ko hari umuntu wanezerewe wabigize mu ruhare, nta kintu kiza nko kubona ko hari umuntu wagize icyageraho wabigize mu ruhare. Umuhati nkuriye kugira, umuhati ukuriye kugira wo gufasha abababaye, wo kwita ku batagira shinge na rugero, kugira ngo nawe nubwo wava mu isi ariko imirimo yawe izasigare yivugira. Yesu aguha umugisha. Rero wifuza kubana natwe muri iki gikorwa turimo, wagina hari nimero nshyira muri hasi muri comment, wayivugisha cyangwa nawe wakwifuza kuza kuri WhatsApp group dufite duhuriraho kugira ngo dufatanye guhana ibitekerezo mu byo tuba dufitemo gahunda, nawe tukazajya tubana. Cyangwa se mu kimwe wumva ko hari icyo wagambira nawe gukora kuri iyo gahunda, ukawavugisha iyo nimero yagufasha. Ni treasure wacu. Imana igumugisha rero. Umwami Imana rero aduhaye ijambo ry'Imana uyu munsi, rifite umutwe uvuga ngo menagura cyangwa se kuraho ikirere wavukiyemo ureme ikindi kirere nk'uko ijambo ry'Imana ribikwemerera, cyangwa se nk'uko Imana ibikwemerera. Ubundi birababaza cyane kuba waba ufite ubutunzi utazi ko bufite. Iyo ufite ubutunzi utazi ko bufite, ntumenya kubukoresha neza kugira ngo bwunguke ibindi. Ariko biba byiza iyo waje kumenya neza ubutunzi ufite. Ni nkuko waba ufite umurima ukaba urimo zahabu, ukajya uhinga hejuru utazi ko zahabu ziri munsi. Ejo bundi ugasanga undi muntu arawuguze, yamara kuwugura akaba yacukura ya zahabu, akaba yacukura akagwa kuri ya zahabu, akaba umukire. Ariko igihe wagurishaga wa murima wagurishije kuri make kuko utarufite amakuru y'ikintu kiri muri uwo murima wawe. Ariko iyo uza kubimenya ntari kugurisha uwo murima. Rero uwo muntu umaze kugura uwo murima agacukuramo ya zahabu, yazabiramukiza agahindurirwa ubuzima akanezerwa cyane. Ni nako umuntu w'Imana utazi bibitse mu ijambo ry'Imana ngo abashe kubyaza umusaruro amagambo Imana yavuze yahamije y'ubwayo, uwo ngo ashobora kubaho nk'umuntu utaguwe neza, kandi hari uburyo wagubwa neza muri Kristo Yesu bitewe n'uko wasobanukiwe ijuru ryo jambo ry'Imana. Hari imigisha myinshi Imana yadidikije mu ijambo ry'Imana. Hari ubwoko bw'imigisha myinshi abantu b'Imana bemerewe ariko batari babasha kwegisipuruwata kubera ko ntibaramenye, ntibarumva, ntibarasobanukirwa agaciro k'iryo jambo ry'Imana Imana yashyize muri kiriya gitabo tuzi neza. Hari abantu badina n'ubu ngubu batari bamara kumenya yuko ari amagambo arimo hari amagambo ahumetswe n'abantu b'Imana, bayahumetswe n'Imana inyuza mu bantu bayanditse. Abo bantu rero bakibifata nk'ari dictionnaire, ntibaramenya kubyaza umusaruro icyanditse muri iryo jambo. Uyu munsi yonje kukubwira kimwe mu byanditswe mu ijambo ry'Imana ushobora kwegisipuruwata, ushobora kubyaza umusaruro ukabona resulta cyangwa se ukabona inyungu zituruka mu kuba washyize mu bikorwa iryo jambo. Imana idufashe cyane. Turibuze kwifashisha amagambo ari mu gitabo cy'Ingoma. Nta kindi kintu twe tuvuga, nta kindi kintu dukora usibye kubabwira ibintu dufitemo reference mu ijambo ry'Imana nabo byabayeho ndetse n'ibitubaho natwe umunsi uko bwije nuko bukeye. Imana idufashe. Reka dusome mu Ngoma tudatinze mu gitabo cya mbere cy'Ingoma ibice 4 umurongo wa 9. Mukaya ndababwira nandi turahita dusoma. Turakoresha umwanya utari munini cyane, ariko ubashije kuwuha agaciro ukabasha kwaplika icyo tugiye kuvuga muri ijambo ry'Imana. Hari impinduka zakubaho, hari ubuzima bwahinduka, hari imibereho yahinduka kubera ko wabyubashye kandi ukabishyira mu bikorwa. Imana ize kukugira neza mu izina rya Yesu. Aya magambo ari mu gitabo cya mbere cy'Ingoma rero ibice 4 umurongo wa 9 handitse amakuru y'umugabo witwa Yabesi. Haranditse ngo iki? Haranditse ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda.
Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyamukampa umugisha rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze nuko Imana imuha ibyo yasabye. Uyu ni umugabo witwa Yabesi, ni umwana wavukiye mu mateka atari meza, ni umuntu wavukiye mu buzima bubi nk'uko tubisomye dusanze mama we yamubyaranye agahinda, nyina yarababaye, yarafite ibibazo, abyara umwana. Noneho burya kenshi amazina muzika amazina ababyeyi bakunda kwita abana babo aba reflect amarangamutima bafite muri ako kanya. Niba ari amarangamutima mabi babaturahamaga mu cyase babita amazina ajyanye nayo marangamutima, kandi ayo mazina akabakurikirana kubera ko ni amagambo aturutse mu babyeyi. Buri umubyeyi ni umuntu waguhesha umugisha, ariko ni n'umuntu wagutera kugira umuvumo bitewe n'ibyo yakwatuyeho, bitewe n'ibyo yakubwiye. Nibyo nyankunda kubwira abantu ababyeyi nkababwira ngo niba umwana ugiye kumwita izina uri foke umwita izina ry'umugisha, izina rimuhesha umugisha. Nubwo wamubyara ubabaye ariko umwita izina ry'umugisha kuko uwo mugisha uzamugendaho. Uyu mwana witwa Yabesi nawe rero yagize ibyago, abyarwa n'umubyeyi uri mu mubabaro, yagize ibyago abyarwa n'umumama uri mu bihe bitanejeje, ngamwita Yabesi ngo kuko yamubyariye mu gahinda. Mu yandi magambo umwana witwa Yabesi izina rye mu Kinyarwanda ryitwa gahinda. Ibaze nawe kugira umwana ukamubyara ari umwana mwiza unejeje ariko ukamwita gahinda, ukamwita situation urimo. Uyu mwana rero amaze kuvuka arakura aza kumenya igisobanuro cy'izina ya Yabesi, amenya ko izina ya Yabesi bivuze ngo gahinda. Kandi narebye situation ari kunyuramo, arebye ubuzima arimo, tuvuga wenda yari umwana uri young, umwana uri mu myaka 15 ari kuzamuka, abona bwa buzima bw'agahinda nawe buramukurikiranye, agasanga wenda iwabo barapfusha buri munsi, agasanga icyo agerageje gukora kiri kugenda kimera nabi, ibintu byose agerageje bikanga. Ariko aza kwiroturuva, aza kumenya ko biri guturuka ku izina, biri guturuka ku ijambo nyina yamuvuzeho, biri guturuka ku ijambo cyangwa se ijambo nyina yavuze bwa mbere umwana akivuka. Ijambo yavuze bwa mbere avuze ngo umwana wanjye mwise Yabesi gahinda. Kubera iki? Kuko amubyariye mu gahinda. Iri jambo rero kuko ribaye nkaho ari ubuhanuzi umwana hanuriwe ry'agahinda, riragenda rikora ku bwonko bwe, rikora ku buzima bwe. Inkunda kubabwira ngo ibigaragara bituruka mu bitagaragara. Uyu mubyeyi yavumye umwana we mu izina yamwise, umwana akuze byanga kwemera, ibyo yagerageje bitangira kwanga, ubuzima bwe butangira kumera nabi, atangira kurwaragurika, atangira kurwara indwara zitandukanye, atangira kujya tukwa, atangira kujya totezwa, atangira kuba mu buzima bushariye nk'ubwo umuntu runaka uri kunkurikira ashobora kuba ari kunyuramo, atangira kujya arambagiza akabura umukobwa wamukunda bitewe n'amagambo yatuyeho muhashi washobora kuba atazi cyangwa se baramenye nyuma ariko ntabashe kumenya uburyo yakwikuraho ayo magambo yavuzweho. Atangira gushakisha biranga, ubucuruzi buranga, mu kazi bakamwirukana, agahindura akazi buri munsi bitewe nuko afite icyangiro yashyizweho muhashize hiwe. Ni nk'uyu mwana Yabesi, ariko uyu mwana aza kumenya amakuru, amenya yuko hari Imana yitwa ishobora byose, ari Imana ihindura Imana ikagutandukanya na kavukira. Haleluya. Amara kumenya yuko hari ijambo yavuga ubwe agakuraho ibyo yabwiwe, kuko yishingikirije ku izina ry'Uwiteka, yishingikirije ku mwami Yesu, azi ko yarema fitiri nubwo pasi yatayihindura. Ahashize hawe hashobora kuba ari habi, ahashize hawe wavuzweho ibintu bibi, ahashize hawe watuweho ibintu bibi, ahashize hawe ntihakwemerera kugira umunezero, ahashize hawe ntihakwemerera kugira amahoro, ahashize hawe ntihakwemerera ko wagira icyo ukora kikemera, ahashize hawe ntihakwemerera ko wagira umugisha, abantu bakakwita mugisha, abantu bakakugisha bakakwita umuntu wahiriwe, abantu bakakwita umuntu wahuye n'amahirwe. Abantu b'abapagane batazi Imana baravuga ngo ni amahirwe, ngo runaka yagize chance, yagize amahirwe, yarahiriwe. Ariko ukamenya yuko hari uburyo warema ahahiriwe ku hazaza hawe nubwo ahashize hawe ari habi. Uyu Yabesi arabimenya, abimenye ngarasenga, asaba ngo Imana ngo imuhindurire amateka. Imana ishimwe. Ngasaba Imana ngo imuhindurire amateka. Niko nasomye ndavuga ngo ndasoma ngo Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyamukampa umugisha rwose ukagura imbago zanjye. Haleluya. Expand my territory.
imbago zanjye, ubuzima bwanjye ubwagure. Yabonaga ari kwizengurukaho, akabona uko bwije n'uko bukeye, ibyo agerageza byose ntabwo byemera, ariko arasenga aravuga ngo Uwiteka we, naje kumenya ko natuweho amagambo mabi n'umubyeyi wanjye, naje kumenya ko umubyeyi wanjye yamvuzeho amagambo atampesha umugisha, ahubwo ari amagambo akira mu muvumo, ndetse nabyo birimo kunsohoraho uyu munsi. Icyo ndi kugerageza cyose kirimo kwanga, ndi kugira cyangira aho ariho hose, nta muntu unyitayeho, ndi kugaragara ko ndi insuzugurwa mu bantu, ariko uri Imana yabasha kwagura imbago zanjye. Arasenga ngo Uwiteka uhindure aya mateka, navuzweho amagambo mabi, uri Imana igira amagambo meza. Ndasenze ngo Mana umvugeho ijambo ryiza rikureho amagambo mabi mama wanjye yambwiye nkivuka. Imana itugirire neza. Ndi mu mwanya kugira ngo nkubwire nawe ubwawe ufate umwanya uhindure ahashize hawe habi, ureme aheza, kuko Imana ifite ibyiza. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo muzacaka mu mbone nimucakana umutima wanyu wose. Bivuze ngo icyifuzo ufite, ibyo wifuza, nubishakana mu Mana, nubishaka mu Mana uzabibona, uzabigeraho. Ariko nubishakana umwete wawe, ushobora kumaza igihe kinini warakijijwe, umaze igihe kinini mu idini, umaze igihe kinini ubana n'abantu b'Imana, ariko mu by'ukuri amateka yawe atarahindutse. Niba wari umwega, hari imiziririzo y'abega itari myiza yabagaho, uyu munsi ukaba ukigendera muri iyo miziririzo, akana kiri kugukurikira. Ubuzima bw'igisekuru cyakabwo bukikweba uyu munsi, kandi uri mu rusengero urasenga, uba mu masengesho, wiyiriza ubusa, uraterana, uraririmba, uri umuvugabutumwa, uri pastor, uri umuntu n'importe care, ariko ukabona wowe ubwawe mu rugo rwawe uzi ubuzima murimo, uzi neza ko abana bawe bose bavutse hari ikibazo bavuka kubera hashize, kubera amagambo batuweho n'abasekuruza. Hari umuntu turi kuganira ejo bundi, ndamubwira ngo twebwe uyu munsi turavuka tukaba muri generation y'igihe twavutsemo turimo, ariko abasekuruza bacu abamaze kuzima mu buzima, abagiye hari ubuzima babagamo, hari n'ibyo batuye ku bana babo n'abazabakurikira, hari imyuka babagamo. Uyu munsi ukwiriye guhindura iyo myuka. Niba warakijijwe, niba atari imyuka iri mu gakiza k'Imana, iyo ni imyuka itari y'Imana, kuko habaho Imana hakabona antikristo. Ikitari Imana kiba ari ikigirwamana. Buri wese yifuza kuraga umwana we ubuzima arimo. Hari ibiragano ufite, ibiragano bitari byiza, bitari iby'umugisha waba waravuzweho n'abantu byahashize. Ndavuga ngo imyuka ntabwo isaza, nubwo uri uyu munsi muri uyu mwaka turimo uyu munsi, ariko umuntu wo mu 1800 waba warapfuye afite indi myuka arimo, uyu munsi we aho ari azi ko nawe uri umwana wawe, kubera ko amaraso yamukomotsemo, amaraso ye niyo wavutsemo. Niba igisekuru cyawe ari cyo mu 1500, mu by'ukuri ndakubwira ngo amaraso muri icyo 1500 niyo akurimo uyu munsi. Ibyo yavuzweho uyu munsi nibyo biri bugenga ubuzima bwawe. Niba udafashe andi maraso ya Kristo Yesu agahindura amaraso yahashize hawe. Hahirwa umuntu uvuka mu maraso meza, ariko hababaje umuntu uvuka mu maraso yatongereweho ibintu bitari byiza. Uyu muntu arasabwa iki? Arasabwa kugira ngo amere nka Yabesi, akavuga ngo izina ryanjye ni izina ryitwa Gahinda, kandi agahinda niko ndi gukurana. Ariko kuko menye Uwiteka ko ari Imana ihindura amateka, ari Imana ihindura amazina, ari Imana ikora le contraire, reka nyisabe impindura amateka. Imana dufashe cyane, reka nyisabe impindure amateka. Uyu mwana arapfukamye, Imana imuhindura amateka. Ahazaza habaye heza, yabayeho neza, ubuzima bwe bwabaye neza. Imana expanding the territory. Hallelujah. His life changed. Bwarahindutse, burahinduka. Buza kumera neza. Abantu batangira kumubona nk'uwahiriwe. Izina rya Yabesi riribagirana. Ahinduka umuntu w'umugisha, umuntu waguwe neza, umuntu ahuye n'Imana, umuntu wabonye ibyiza bituruka ku Uwiteka. Imana idufashe cyane. Hari imbaraga ziri mu gusenga, ugahindura. Hari utugozi twakuziritse twahashize hawe, utugozi tubi. Hari umuntu usanga akabona n'umuntu wakijwe, ariko ni umunyamujinya wa mbere, ni umuntu ugira umujinya n'ikintu afite agahita kimena. Ni amaraso y'ikibi amurimo. Ayo ngayo Yesu arayahindura. Kumva ni umuntu uvuka mu buzima bw'ubusambanyi, ubuzima bwe n'ubw'ubusambanyi. Hashize ahakomoka barabasambanyi cyane, barabyaraga ku misozi hirya no hino, cyangwa se baterwaga amada, ntibashakaga, babyariraga iwabo. Uwo mwuka nawe ukumva ukikuriho.
uyu munsi nudaca akagozi uzakomeza gutya. Uyu munsi nutatura ukahindura izina ryawe rikareka kuba ya besi rikaba umugisha, bya bintu byahashizeho iwanyu birakugumaho. Imana irashaka ko uhinduka, ugahindura, ukamenya imigisha yose muri Kristo Yesu, ukava mu mivumo yose iterwa no kutubaha Imana. Ushobora kuvuka mu muryango w'abarozi, nawe mwuka w'uburozi akakubamo, mwuka wo guterekera akakubamo, mwuka wo kuraguza ukakubamo. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi uwo mwuka wakubamo, ukakubamo kandi uri umurokore ukijijwe. Waryama ukarara urota ibintu by'abapfuye, ukarara urota uri kugirwa inama n'abana b'abantu, inama zitari nziza, nubwo wakijijwe uwo mwuka uracyakurimo. Ukenewe kugira deliverance total, ukeneye guhura na Yesu, ugafata umwanzuro wowe ubwawe ukajya gushaka Imana, ukavuga ngo Uwiteka mpindurira, camo kabiri uyu mugozi wanjye wahashize, uyu mugozi umpuza n'ibisegurukuru bitari byiza naba mfite, ucamo kabiri, undemera amateka mashyashya, umpa ibyishimo, umpa amahoro, umugisha umbeho, nanjye we expanding, nanjye imbago zanjye uzagure. Iwacu nta muntu ujya ukira, twese turabakene. Bigaragara ko iwacu twahingiraga rubanda, tuzakomeza tuguhindurira rubanda. Ukeneye gusenga Imana nawe ukaba umukire mu izina rya Yesu. Iwanyu nta muntu ushaka, ariko Yesu yahindura amateka ugashaka. Ndagira nkubwira ngo kuba warahinduye ukajya mu idini runaka ntago ari byo byatumye ibyakera byibagera, ahubwo wowe ubwawe umwanzuro, nkuko Yabesi yafashe umwanzuro akisengera ku giti cye, umutima ugahinduka akavuga ngo Uwiteka ndagusabye kugira ngo ujye ubwaje uhindura amateka. Amagambo watura wowe ubwawe niyo araza kuguha direction y'ahazaza hawe. Ntabwo churches urimo, ntabwo itorero ubamo cyangwa idini urimo, ntabwo ryo rirahindura amateka yawe. Wowe ubwawe ukeneye gufesinga n'Imana, ukeneye gusenga Imana igahindura amateka yawe. Imana idufashe cyane, ukeneye gusenga Imana igahindura amateka yawe. Imana idufashe. Ijambo ry'Imana riduha amakuru y'umugabo witwa Eliya. Bibiliya iravuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe, ngo nuko ngo arasenga asaba Imana cyane ko imvura itagwa, ngo nuko Imana iramwumvira, imvura ireka kugwa. Ngo arongera arasenga cyane nyuma asaba ko Imana igusha imvura, imvura iramwumvira iragwa. Ngo kandi yari umuntu nkatwe. Cyo murongo kuri iryo jambo rivuga ngo Eliya yari umuntu nkawe. Imana ishimwe. Nawe ufite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura hashize hawe ukagendera mu hazaza, amateka gahinduka, abantu bakabona ko amateka yahindutse muri Yesu Kristo. Ibintu birahinduka bikamera neza. Niba ndagira ku musozo, Imana ibihindure mu izina rya Yesu. Iryo jambo nari ngufitiye, senga Imana bihinduke mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, ubwami bw'Imana bugumane nawe, ubitekerezeho neza. Imana igufashe. Turimo gusoza, tugiye gusenga Imana kuko uyu mwami Yesu Kristo afite ububasha n'ubushobozi guhindukiza ubuzima bwawe bukaba determine, bukagaragara ko bwinjiyemo Yesu. Amaraso yawe yagiyemo Yesu Kristo, amaraso yawe yahindutse burundu, amaraso yawe arimo Yesu Kristo, amateka yawe yahindutse. Abantu barimo kubona umugisha w'Imana uri kukuzaho, aho kubona umuvumo, aho kubona ibyago, aho kubona amakuba, ukabona umugisha w'Imana, ukabona kubaho kw'Imana. Iwanyu mushobora kuba mutarajyaga musaza, ugomba gusaza neza kuko wamenye Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ibyo wiyaturaho, ibyo wizera nibyo bikubaho. Hari mwene data uvuga ngo bikubere uko wizeye. Nawe niwe ufatanyije nanjye kwizera iri jambo, bikubere uko wizeye mu izina rya Yesu. Tujye gusenga Imana. Mwami Yesu, ndagushimiye, ndaguhimbaje kubwira ijambo. Ndivuze muri makeya, ariko ni ijambo rigari, ni ijambo rinini, ni ijambo rikuru, n'amagambo yo kwizerwa. Mwami, ndagusabye ngo mwene data umugirire neza, ahindukire, kandi Mwami ace burundu imigozi yose yamuziritse itari myiza, ahubwo azirikwe umugozi mwiza ari wo wa Yesu Kristo. Amateka yahinduke, umunezero uze mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.